ndagira ngo mbanze mbumvise aya majwi uburyo ngo abarundi b'abasirikare bari gutaka cyane mu barogo ni wose ngo ukuntu bakubiswe n'imyitozo ngo barayikoze myinshi cyane ariko ngo ntabwo bari bazi aho bari kurwana cyangwa se umuntu bari kurwana uwo ari we. Amajwi ngaya reka nyabashyiriremo nyuma uyu ni umusirikare wari kwivugira ibi bintu. Batwigisha ngo nyene n'abanyarwanda tugiye kurwana nabo, baca baduhenda batubarira batubwira yuko nyene abanyarwanda batazi kurwana batazi ingwano, baca batwereka nyene uburyo tuzozikenyura, bakaca batubwira ewe hari kwa turi kumwe nyene n'abantu bavuga ikinyarwanda bakizi neza, babandi bo muri Red Tab bo muri Ntuzenye bo muri FDLR bakaca batubarira batubwira yuko nyene abanyarwanda atamirwano bazi. Hewe natwe nyene imyitozo baraduha, amasomo baraduha, buri kimwe cyose baraduha, ariko ndakubarire nani umviriza ndakubarira guhera hajya abonagana kuzamuka tuba za 10 za Kibumba ho ngaho kuzamuka ewana gufata nyene hajya za Kamanza gufata hajya za Masisi ukomeza hajya za Sake Sakurazi nyene twarahatinzeho gatoyi uraza umurundi wahashiriye hajya yo baba ndayishimira umugobura gatsindwa na Nyagasani ndayishimira yaciye nyene adutererana atubarira ati bajya nyene ati bajya nuko bamena umutwe twagiye tuzi yuko nyene abo bagwanyi tugiye kugwana nabo badashoboye, ariko baciye batwereka nyene kari za sarambwe yewe baba we urazizi ngene iyo zofatishije nyene zoro mitse zirungika abasirikare umubare uzwi hajya imbere, nyuma yazo haba hari izindi barungitse zariya mbushi nyene uca batazimwe uzi yuko nyene ziheze zirakuvumbuka nabashe zikagucabata zikakwenga umviriza ndakubarira umuntu hubwo niba baca bavuga ko ari abanyarwanda hewe ntibazokwame barota gutera u Rwanda nokuri ntibazokwame batera u Rwanda nokuri hajya batweretse isomo ndagira ngo nongeye yasubizemo gatoya wihangane hanyuma arasekeje cyane abanyarwanda bongere bayumva. Uyu ni umusirikari n'ubundi wari uri muri Kongo muri biriya bice nyine byose banyuzemo kugira ngo baze guhita bakomereza mu gihugu cyabo nk'uguhunga, kuko mu by'ukuri bahereye muri za Kamanyura gutyo bakomeza za Masi ibintu nk'ibyo ngibyo, aho hantu hose rero ngo barakubiswe cyane. Kanongeye nishyiremo aya majwi hanyuma twongeye tuyumve gatoya noneho ngaruke tugiye tuyavugaho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. None hajya ko batwigisha ngo nyene n'abanyarwanda tugiye kurwana nabo, baca baduhenda batubarira batubwira yuko nyene abanyarwanda batazi kurwana batazi ingwano, baca batwereka nyene uburyo tuzozikenyura, bakaca batubwira ewe hari kwa turi kumwe nyene n'abantu bavuga ikinyarwanda bakizi neza, babandi bo muri Red Tab bo muri Ntuzenye bo muri FDLR bakaca batubarira batubwira yuko nyene abanyarwanda atamirwano bazi. Hewe natwe nyene imyitozo baraduha, amasomo baraduha, buri kimwe cyose baraduha, ariko ndakubarire nani umviriza ndakubarira guhera hajya abonagana kuzamuka tuba za 10 za Kibumba ho ngaho kuzamuka ewana gufata nyene hajya za Kamanza gufata hajya za Masisi ukomeza hajya za Sake Sakurazi nyene twarahatinzeho gatoyi uraza umurundi wahashiriye hajya yo baba ndayishimira umugobura gatsindwa na Nyagasani ndayishimira yaciye nyene adutererana atubarira ati bajya nyene ati bajya nuko bamena umutwe twagiye tuzi yuko nyene abo bagwanyi tugiye kugwana nabo badashoboye, ariko baciye batwereka nyene kari za sarambwe yewe baba we urazizi ngene iyo zofatishije nyene zorumitse zirungika abasirikare umubare
uzwi hajya imbere, inyuma yazo haba hari izindi barungitse zariyambushe nyene ucabata zimwe uzi yuko nyene ziheze zirakuvumbuka nabasha zikagucabata zikakwenga umviriza ndakubarira umuntu ahubwo niba baca bavuga ko ari abanyarwanda hewe ntibazokwama barota gutera u Rwanda nukuri ntibazokwama batera u Rwanda nukuri hajya batweretse isomo ngaye nguko rero uti nibwo banatweretse koko ari intare za Sarambwe zongera kuba intare za Sarambwe koko mu by'ukuri. Ndashime Evariste yababeshye ko uwo bagiye kurwana ari umunyarwanda ariko ngo nta myitozo azi, atazi kurwana. Abasirikare bose nuko yababwiye barangije bajya kurwana, ariko ibyo baboneye ku ntare za Sarambwe bari bazi ko abanyarwanda baje basanga ni intare za Sarambwe. nshingiye ku majwi y'uwo muntu nanone nkashingira cyane ku buryo intambara yagenze ndetse n'uburyo nka minisitiri w'ububanyi n'amahanga wabo Bizimana Edouard yabyumvishe vuba aravuga ati gutsindwa ni ibintu bisanzwe bibaho nta gikuba cyacitse. Yabyumvise vuba se buriya niko umuntu yabyita cyangwa kereza ko yarabisobanuriwe arabyumva kubera yuko ntago none cyo we yumvise ko kuba barahonzwe bagahondwa n'intare za Sarambwe abo bitewe n'ingufu bari bafite yabifashe ko ari ibintu by'ibyago, ari ibintu bibaho cyane. kubera yuko ntago nawe ubwe ntiyari kwishimira, ntago yabona uburyo niba hari ingabo za FDLR, za FARDC, Wazalendo zahisemo guhita zihunga, ntago yari kuvuga uburyo intumwa we yohereje zari bugumeyo kandi abanyagihugu bo ubwabo bemeye guhunga. Yaravuze ati niba n'abanyekongo mwahunze mwarwanaga n'umuntu ukomeye rwose. Ntekereza ko rero mugani we babonye isomo, ntago bagakwiye kuba bivanga mu bibazo by'abanyagihugu. Baba atari abasirikari bake cyangwa se yaba atari uyu nguyu gusa wabonye ko Ndayishimiye Evariste yaba yarabahemukiye mu by'ukuri Richard. Hari amagambo menshi yagiye atambutswa n'abasirikari bagaragaza kwijujuta, tukabona amarira yabo cyane bagenda babishyira ku mbuga zabo zitandukanye bavuga bati yego twe twagarutse amahoro ariko bene wacu bahasize ubuzima kandi twagiye tutasobanuriwe icyo tugiye gukora. Iyi nayo n'indi raporo yashingirwaho. Umusirikari we ubwe yivugiye ko abantu bapfuye muri Sange cyangwa se muri Ruvungi ni benshi cyane. N'ubu ngubu njya mbona amashusho umujyi uri kunuka rwose, bavuga uti abasirikare ni benshi, abaturage ni benshi, ubu ngubu batari bakurwa aho bapfiriye. Bivuze ko inyamaswa, inyoni, iki byose ziri kubarya. Ibyo byose iyo bigaragajwe n'umusirikare nk'uyu nguyu ubizi neza uburyo yabonaga abantu bari gupfa uti Ndayishimiye uragatsindwa Ndayishimiye Evariste perezida w'u Burundi waraturoshye waratubeshye tujya kurwana intambara tutazi. Kandi ibingi bijya bikonta cyane mu ntambara, ubanza kugaragariza umusirikari neza umuntu wagiye kurwana we uwo ari we ukamibwiza ukuri. Bitandukanye n'ibyabaye ku Barundi bo babwiwe ko umuntu wagiye kurwana ari umuntu utazi kurwana, sibyo nta myitozo afite, ngo ariko ngo yasanze ibyo yabwiwe yarabeshywe cyane. Nta kindi cyatumye ibi bikorwa bitya nuko ntago kohereza ingabo bari bazi ko batarabikunda kujyayo, barabyanga. Ariko baje kubwirwa ko batazi kurwana, ko ari abanyarwanda bagiye kurwana. Nta nubwo bageze babwira ko fukoze kubera ubwo bimubano cyangwa se umwuka uri hagati y'u Burundi ndetse n'u Rwanda, ntago bari kubabwira M23. Bari bazi ko bagiye kurwana nyine ari umwanzi w'u Burundi, batazi ko bagiye kurwana na M23. kandi M23 nta kibazo n'iki na gitoya nkuko babigaragaje M23 ifitanye n'u Burundi, ariko babwiye ko ari u Rwanda bagiye kurwana rwo bahita babyumva cyane. Kandi bongeraho ngo umuntu mugiye kurwana, umusirikare mugiye kurwana, igihugu mugiye kurwana ntabwo kizi kurwana. Muri make murabakubita mu basubiza inyuma, ariko ibyo babonye nagahoma muntu.
ibi nibyo bababwiraga mu buryo bwo kugira ngo baze koroshya imitwe yabo bumve ko ibyo bagiyemo ari ibintu bagomba kugenda kugira ngo bandikirwe ko hari urugamba batsinze bongerwa amapeti ibintu nk'ibyo ariko Ndayishimiye we ntekereza ko kuri yari akuzi bivuze ko Ndayishimiye yapanze gahunda, yapanze urugamba, yapanze intambara mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Nibyo koko ndabihamya, ariko nanone kuko atari ari kubyumvikana n'abasirikare bakuru, urabizi ko n'ubundi bungubu bitameze neza mu Burundi. Kudeta yavuze ubuhuha cyangwa se yaza uko isaha ije cyangwa se igihe icyo ari cyo cyose. Ahangaha Ndayishimiye Evariste yapanze gahunda ze, atangira kurira mu basirikare mu by'ukuri kugira ngo noneho bajyeho gahunda ze zicemo neza, ababeshyi bagiye kurwana nawe. Kandi iki kintu iyo kibayeho mu gisirikare umuntu aratsindwa, ariko se agenda yirara nyine. Kandi urabizi ko iyo ushaka gutsinda neza muri buri kimwe cyose ubanza kumva ko ikintu ugiyemo kitoroshye, ikintu ugiyemo kirakomeye. Sinzi ariko niba batari baramenye ibyabereye Goma na Bukavu. Of course, kandi barababwiye ko noneho bagiye kurwana ari umunyarwanda. None se ariko nibyo kubera ko bitewe n'icyo yababwiraga bisobanuye ko bababwiraga ibitandukanye n'ibihari, ariko uranabizi ko umusirikare w'u Burundi yego iyo oditanzwe n'ukuri hejuru ugomba kuyikurikiza, n'iryo tegeko bagenderaho kandi ukayumva ukayikurikiza rwose ukayikurikiza. kuba Neva rero yarabagombaga kubaha noneho ari we wabibwiriye ikigiye kuba, aho ntacyo bari kongeraho, gusa babonye isomo. Neva ikigiye gukurikiraho ubu ngubu abasirikare bose bamaze kurya karungu uko byagenda kose. Ntekereza ko umusirikare wese wagiye kurwana wagarutse ntabwo araza kwanga kubwirirwa ko perezida w'u Burundi Ndayishimiye Evariste umuperezida we kuguma ku butegetsi cyangwa se kuguma abayoboye ngo nicyo gisubizo. Ntabwo arabyumva, arashyigikira wa muntu uraza kumubwira ko Ndayishimiye nta kintu na kimwe amaze cyangwa se amariye u Burundi uretse kuburoha ahantu hatari heza. Icyiza yava ku butegetsi, uyu musirikari araza kubyanga. Ntago yabyanga, by'umwihariko uwabonye ibyabereye hariya akabona uburyo ndetse n'uwabuze inshuti ye, kuko mu gisirikare b'inshuti yagiye arapfa nubwo yashyinguwe, ubu ngubu aracyahari, imbwa ziri kumurya. Muri make hari umuntu wumvise umbwira uti na gahunda ihari yo kujya kubarira basizwe hariya, kuko n'abari bazima bari bakiri muri ra misozi barababwiye bati bari gucukura ibyo rusange bagomba kubanagamo, kuko nta gushyingura kuba hariya. Yego, kuko abasirikari bahari. Muri make kimwe n'abanyekongo, by the way, ibyo nabyo ntabwo nabura kubivuga. Kimwe n'abanyekongo kuko bari kurwana muri iriya ntambara batahazi, baturutse mu ntara za kure cyane, ku buryo ibyo gukurikirana umuntu wabo nta nibaza aho yaguye, nibaza iki byose. Ibyo byose rero nibyo n'ubundi biri kuba cyane, nibyo biri kuba. Hari maze kubibona abakurikira Twitter z'umuntu witwa Kivu Info 24 baze kujyaho cyane, barabibona aho muri Uvira barimo baregeranya imirambo y'abantu nyine biciwe hariya muri biriya bihugu byasange, nano muri biriya bice byasange ahubwo, ndetse na za Ruvunge gutyo, kuko muri Uvira ho ntago twageze tubona imirwano. Ako gace burya nako muri Sange ndetse na Ruvu, kuko haba nyine imirwano minini cyane yagutse, barwana cyane. Ni muri Sange, ni muri biriya bice bya Sange na za Ruvungi. Gusa nyine ibi byakozwe nyuma y'uko Uvira nyine yamaze kwigarurirwa, nibwo M23 iri kubigiramo uruhare cyane kugira ngo bagire uruhare mu guhereza abo bantu aho baruhukira, nubwo ubushobozi bwabo ntibubahereza ko kuruhukira hakwiriye, ariko bari kubikora kugira ngo basi babaha agaciro, nk'uko twabonye ko ikintu cya mbere M23 ikora ari uguha agaciro ikiremwamuntu, kugira ngo tuve ku bifite aho bihuriye n'u Burundi cyangwa se no muri kariya gace wenda kabereyemo imirwano mu minsi yashize. Reka n'ubundi tugaruke mu Burundi.
mu Burundi n'ubundi hari abaturage b'abarundi bashaka guhunguka cyangwa se gusubira mu gihugu cyabo, ariko Ndayishimiye yanze gufungura umupaka ngo abaturage batahe akasakumirora. Ejo bundi nibwo nabonye hari igihe ubwo yagiraga ikiganiro we yararimo aravuga ngo barabyemeye ngo buguriye umupaka ngo umuntu yemerewe kugenda. Perezida udashaka gutuma abaturage bataha iwabo, ibyo ntago yabikozwa cyane kubera yuko afite uburyo arimo aratekereza ibintu bye, aricyo kiri gutuma nyine ushobora kujya kureba ugasanga umuntu ntago ari kwemera iki cyari gusabwa, kuko ubundi intambara irimo inuma hariya kandi umubare w'abari bahari wariyongere kuko hari abanyekongo bagiyeyo, hari cyane abari basirikari nabo bagiyeyo, hakiyongera ku kuba n'ubundi hari ibibazo by'inzara ndetse biraniyongera kuko nyuma y'uko umujyi wa Uvira ufashwe noneho wariyongeye, inzara yariyongereye cyane kuko ntibakiri kubona iby'ingenzi babonaga. Ibyo byose iyo bihujwe birumvikana ko kugira yongere kugira abantu yakira biragoye cyane, bitewe n'uko umubare w'abari hariya ntibari kubona iby'ingenzi bagombaga kuba babona. Iyo hiyongereyeho rero ngo hajyeyo n'abandi, nibyo bituma Neva Ndayishimiye rwose ababwira ati ntabwo byashoboka kubera yuko byaza gutuma umubare w'abantu biyongera, inzara ikanuma kandi ntago tubishaka. Igihari rero nuko icyaba cyose bagomba kureka n'ubundi abarundi bashaka gutaha bagataha kandi bagataha mu mahoro, ndetse nta nubwo bagomba gutuma hari umurundi ushaka uburenganzira bwo kuba yasubira mu gihugu ngo abwimwe, kubera yuko ni uburenganzira bwabo gusubira mu gihugu cyabo, ariko bitagomba kugira ikintu bihindura kubera yuko niba nyine badashaka yuko abarundi bajya mu gihugu cyabo ntacyo twabihinduraho, ahubwo igihari nuko udashaka ko bajya mu gihugu cyabo ariwe perezida niwe wanatangaga oda kugira ngo abo bantu bagaruke mu gihugu cyabo. Ariko perezida afite ikintu kinini asobanuye ku gutanga itegeko, rero we yashutse benshi, nta nubwo ashaka ko abaturage be basubira mu gihugu cyabo. Iki ni ikibazo gikomeye nyine, afite ijambo riremereye cyane nka perezida, ariko nanone uretse ko wenda usanga abamushyigikiye ari bo banini cyane kurusha batamushyigikiye, ndavuga abanini mu izina cyangwa se mu ijambo baba bafite mu gihugu, ari no mpamvu wenda usanga tutumva kudeta yihuta cyane, ariko no amaherezo y'inzira ni mu rugo. Mu byo umuntu yavuga nuko nibyo ngibyo wenda birimo